Ako kanya nahise nanone nsubiza ubwonko inyuma ku magambo Penina amaze kumbwira ko mu bantu Emery yamufashije kuvana muri Kentrone ngo abaho ubufasha bigiriye Petero na Lewis, harimo Simone mubyara wanjye ndetse na Mika. Aba aribwo mbasha gusobanukirwa ko uwo Mikeli wicaye aho ngaho burya ari Mika, umukunzi wanjye wa mbere nagize mu bwana bwanjye. Nkaba nari narakiriye ko yapfuye kera mu nkundura y'ibyabaye iwacu mu muryango wa Lewis. Sinkamenye ko burya umukunzi wanjye twahoranye kuva mu myaka ine ishize, yewe akanambwira amateka y'ubuzima bwe ahuye neza n'ayanjye n'umukunzi wanjye Mika, ariko simenye ko ari we. Mu kumara kubyumva iyo ikaba ari inkuru nari naragize ibanga kuri Gema, kubera ko ibyo abakunzi banjye nari narabimuhishe. None muri ako kanya Mika akaba yivuze ndi kumwe na Gema ugiye kuvumbura ibanga namuhishe. Mu guhindura amaso ndeba Gema aho yicaye ntungurwa no kubona yasinziriye kera cyane, ariko kubera ibyo nari maze kumva nahindukije amaso ari we ngiye kureba ngo numve niba atabyumvise. Bityo nakomeje kumuhanga amaso nibwira ko ashobora kuba yumvise Mikeli, ntari nzi ko ari Mika. Mu gihe ndi kumwitegereza nza kubona Penina nawe ahise ahagurukana impuhwe za kibyeyi no guhangayikira Gema cyane kubwo kubona asinziriye mu ntebe. Amugezeho Gema yari yahezeyo neza, ansaba ko namuterura nigengesereye cyane. Mika akajya kunyereka aho muryamisha. Ako kanya nahise mpaguruka nterura Gema nigengesereye, ubundi nkurikira Mika. Tugeze imbere anyereka icyumba ninjiramo, ubundi ndyamisha Gema mu buriri nari nsanzemo, maze mu kurambika Mika amfasha kumworosa neza, ubundi nicara ku buriri. Ako kanya Mika akomeza kunyitegereza maze ahita ambwira ati Max, mu by'ukuri ndakwinginze ngo umbabarire kubera ko ibyo nkoze mukinjira hano mu masaha ashize nabikoreshejwe n'amarangamutima, ariko impamvu nyamukuru binteye ni uko mu myaka ine yashize ubwo twazanwaga hano tutazi icyo tuje kuhamara, kuko twakekaga ko twashimuswe tukisanga mu kindi gihugu nta kintu twabiteguyeho. Nari narateguye ko nzabikubwira mbere hose, ariko nkabura aho nguhera kubera ko bwa mbere nkumenye nasanze ufite umukunzi, ariko ngahora iteka nifuza ko wambera umukunzi, kuko numvaga ko nzakora ibishoboka byose ukankunda, kuko numvaga ko ari wowe uzakura icyuho mu buzima nagize bwo kubura umukunzi wanjye w'ibihe byose Landry. Ariko ya mahirwe aba make ataramwe ya avoka y'imbwa imanuka ihiye, hanyuzemo icyuho gito nsanga ufite umukunzi, bivuze ko nasanze narakererewe kugera mu buzima bwawe. Icyo kikaba igikomere nzapfana ubuzima bwanjye bwose, kuko nta wundi muntu nzabona umeze nka Landry utari wowe Max, kuko imyaka yose maze ku isi ni wowe nabonye gusa, kandi ndahamya ntashidikanya ko nta wundi nzigera mbona. Mika yamaze kumbwira gutyo, njyewe ibitekerezo byambanye byinshi cyane. Ntangira kwibaza uburyo muri icyo gihugu cya Venezi ntangiye kuhabonera ibyo ntigeze ntekereza mu buzima bwanjye, kuko nubwo papa wanjye akimara kumbwira amateka yanjye yose nari nzi ko nta bandi bantu dufitanye isano nzagenda mbona cyangwa b'ingenzi mu buzima bwanjye. Ariko uko iminsi yagiye yicuma niko nagiye mbona abantu b'ingeri kuri njyewe zitandukanye, kugeza n'ako kanya nari ntariyumvisha ko umuntu twasanze kwa muganga ari papa wanjye Petero na Lewis. Ndetse n'ako kanya nkaba ndi kumwe n'umukunzi wanjye wo mu buto, nari naratereye icyizere ko nzongera kumubona Mika. Ako kanya nahise ntera agatima ku magambo nkunda kumva abantu bavuga ku rukundo rwawe rwa mbere ari we muntu mubana akaramata. Mpita nibaza niba nawe aje mu mubare w'abakobwa nzahitamo bakaba babaye bane, uhereye kuri Gema, Neyira, Derika ndetse na Mika. Ntangira guhangayikira iminsi iri imbere, kuko natangiye kubona ko ibyo papa wanjye Petero yambujije ubwo duherukana byambayeho, byo guha umutima wanjye abakobwa benshi, bityo nkaba nshobora kuzabura n'umwe nari mfite igihe bose bazaba bamaze kumvumbura ko nabakinishije. Mu gihe ngitangira kwibaza uwo nababara cyane aramutse anyanze muri abo bakobwa, twagiye twumva icyumba turimo barakomanze. Ako kanya Mika wari uri kunyitegereza yahise ashigukira hejuru, mpita mbona ko ibitekerezo byari byamubanye byinshi kuri njye, nuko ahita ahaguruka nanjye ndahaguruka, tugenda tugana ku muryango. Tuhageze duhurira na Penina arimo gushaka kwinjira, arabisubika duhita dukomeza mu ruganiriro. Tugezemo Penina atangira kubaza Mika amakuru ya Simone,
amubwira ko ameze neza akaba yagiye ku ishuri. Mika akomeza ashimira Penina kuko aba yarabashyikirije umubyeyi mwiza w'umunyampuhwe usigaye abarera akanabitaho, ndetse bakaba baratunguwe no gusanga abana be bigaga mu majyaruguru y'umugabane w'iwacu bameze neza neza nka mama wabo, kuko nabo bahageze babanye mu rugwiro rwinshi cyane. Mika yamaze kuvuga gutyo mpita ngirira amatsiko uwo mubyeyi wabakiriye, akaba afite n'abana biga mu bice bimwe n'ibyo ba Neyira bigamo. Ako kanya Penina ashimira Mika kuko nawe yarakomeje kuba umwana mwiza, bityo akaba ari byo bikimubanishije n'uwo mubyeyi, kuko bavuga ko ubwiza bw'umukobwa ari bwo bumugeza ibwami, ariko umutima we akaba ari we ugena igihe azahamara. Mika yamaze kuvuga byose, avuga ko yamaze kubyumva, avuga ko atabura gushimira Penina nubwo yamuhishe uburyo yamumenye akaza mu buzima bwe akeneye kumutabara gusa kandi abikeneye. Akomeza amubwira ko igihe nikigera kumva akeneye kumubwira aho amuzi n'uburyo yamenye ko akeneye ubufasha azamwicaze, kuko iteka azahora amwumva. Penina amusubiza ko yamwemereye kuzamubwira uwo ari we n'impamvu yahisemo kumutabara, nuko yamenye ko abikeneye. Nuko ako kanya arimo kumubwira gutyo telefone yihita isona. Penina mu kureba ambwira ko ari Ave Maria umuhamagaye, bityo tujye kumureba. Ako kanya nahise mubaza niba turasiga umukunzi wanjye aho ngaho. Penina ambwira ko nanone atari byiza ko twamukangura kandi urugendo rwo mu ndege rwamunanije, yagera n'inaha tukamujyana muri byinshi. Nubwo nanjye ariko bimeze, ariko byibura tumuha agahenge asinzire. Nakanguka arabaganira n'abakobwa b'urungano rwe kugeza igihe turagarukira kumureba. Penina yambwiye gutyo ndamwumva. Ako kanya dusezera kuri Mika. Nari nzi ko ari Mikeli imbere hose, ntazi ko ari umukunzi wanjye wo mu buto twasangiye ubuto umwe rukumbi. Mu kumusezeraho ntangira kwibaza uburyo nzamubwira ko ari njyewe Landry, ariko nsanga ari ihurizo rikomeye cyane kuko nzaba ndi kumwe na Gema, ku buryo bizateza akaduruvayo, ibintu ntifuza na gato mu buzima. Ako kanya nahise musaba kwita ku mukunzi wanjye, ariko maze kubivuga bari bwo ntangira kwibaza uburyo murindishije Gema kandi nawe ari umukunzi wanjye. Ariko ntekereje neza nsanga mu bakunzi banjye ari wewe twamaranye igihe kinini. Ibyo bituma ngaruka ku maherezo yanjye n'ukuntu nashutse Gema akamfasha gushuka Neyira kandi ari inshuti ye magara. Nibaza icyo bizacura Gema namara kumenya ko burya ntigeze ndeka Neyira, na Neyira akamenya ko nakunze Gema bikomeye kandi twaramubeshye. Ibyo numvise bitangiye kumvanga mu mutwe, mpita mfata umwanzuro wo kureka kubitekerezaho. Dusezera kuri Mikeli turasohoka twinjira mu modoka ya Penina, ariko tukimara kuva mu gipangu nza gusanga umutwe ndi kwiga wo kwivanamo ibyo bitekerezo utari gushoboka. Ahubwo mu mutwe wanjye n'ubwonko ndetse n'umutima ntangira kujya niyumvamo ko nshobora kuba ngiye guhura n'ibibazo bikomeye mu rugendo rw'urukundo, ariko natekereza nkareba ikintu kigiye kumpangayikisha ku ruhande nkakibura burundu. Ako kanya nahise niga umutwe wo gushaka ibiganiro mbaza Penina kugira ngo ibyo bintu bimve mu mutwe, ariko sinabura kugira ubwoba kuko ibintu akenshi nkunda kwiyumvamo bikunda kumbaho. Amaze gufata umuhanda neza mpita mubaza nti ariko rero kuvuga ni ugutaruka, uko nubwo wambwiye ko papa wanjye mu rugendo ruzi n'aha ngaha ari we wakubwiye ngo uzashaka abantu be babayeho nabi ubafashe, ntabwo numva uburyo wamenye Mika ndetse na Simone, mbwira uko byagenze. Penina namaze kumubaza gutyo ambwira ko Petronile Lewis ari umugabo wazirikanye abantu be bose kuva ku muto kugera ku mukuru, kuko yaramaze kumubitsa ibigize ubuzima bwe, kuko Penina yari yamaze kumwerurira ko yumvise ibyo yambwiraga muri rya joro ryose ameze nk'uri kunsezeraho anandaga. Petronile Lewis ikintu cya nyuma yamubwiye nuko yashaka amakuru y'abantu bose yagiye yumva muri iyo nkuru. Ibyo biza gutuma we na Ave Maria bakomeza gushakashaka abantu bose bahereye kuri Lisa na Emery n'umwana wabo Arana bahuye atazi ko aribo Petronile Lewis yamubwiye. Gusa aza gushengurwa nuko abandi bose bishwe kuko ariyo makuru yabamenyeho nyuma yo gushaka amaherezo yabo, uhereye kuri Vice Chairman Siridiyo n'umugore we Lorena n'abana babo Clara, Clarissa na musaza wabo muto, uwahoze ari General Manager na musaza we, ndetse n'abandi bose babaga hafi ya Petronile Lewis. Abantu yaje kumenya amaherezo yabo ni Mika na Simone, kubera ko mu mirambo yagaragaye muri raporo za polisi bo batari barimo.
ariko nabo bakaba baramugoye kubabona kubera ubuzima babanje kubamo mbere yo kujya aho babaga, aho nka Simone na Mika babanje gutoterezwa kwa La Riviere. Simone bakaza kumuta, akaba aribwo yahuye na Musenyeri Gaston wari usanzwe amuzi kuko yaraziranye na Petero ni Lewis akamujyana. Icyakora akabaho nabi kubera kuba afite ubumuga. Kiriya gihe mu myaka 3 ishize akaba aribwo yamumenye nyine nawe akamutabara. Penina yamaze kumbwira gutyo mpita ngira amatsiko y'uburyo yakoze ibyo bintu byose ku giti cye. Ambwira ko atari ukwiyemera ko afite amafaranga, ariko niyo yakoresheje kugira ngo amenye byose, aho yahembaga abakozi bashinzwe iperereza mu ibanga kugeza bamuhaye amakuru. Ave Maria nawe akamufasha kugeza abo bantu mu gihugu. Yamaze kumbwira gutyo mubaza uburyo Ave Maria ari wamufasha kugeza abantu mu gihugu, kandi tuzi ko ari Emery wabajyanaga. Penina nkura mu rujijo ambwira ko buriya Emery nawe inshuro yageze muri Venise ni imwe gusa, ari nayo twamubonyeho cya gihe. Akaba yambwiye ko byabaye kubera amakosa we n'umugore we Lisa bakoze adashaka kumbwira muri ako kanya, ari nayo mpamvu natwe twisanze mu gihugu cya Venise nge n'umukunzi wanjye Gema cya gihe. Penina yamaze kumbwira gutyo mpita ngira amatsiko y'amakosa yakozwe na Emery n'umugore we Lisa. Mpita mboneraho no kumubwira mubaza ahantu Lisa ako kanya yaba ari. Mbwiye Penina gutyo ahita amera nk'ugize ubwoba, mbibonera ku maso ye. Ako kanya nanjye bimpa uburyo bwo kumutitiriza cyane. Agize ubwoba kubera ubukana nari mfite ahita ambwira ati Max, mbabarira ndakwinginze kubera ko muri aka kanya ufite ibintu byinshi byo gukora, harimo no kwita kuri papa wawe nkuko Ave Maria yakubwiye kuje kumuruhura kubera ko afite akandi kazi ko gukora, kandi akaba ari we wari umumazeho igihe kinini. Rero ikintu nakubwira ni kimwe, igihe nikigera nzakubwira amakosa Emery na Lisa bakoze, kandi nzi neza ko uzabyakira icyo gihe. Uramutse ubyakiriye nonaha byaba bibi cyane, bityo ndakwinginze nyumva nge ibyo ndimo ndabizi, igihe nikigera nzabikubwira. Penina yamaze kumbwira gutyo numva ngizemo akantu ko guhangayika, ariko ndebye uburyo ari we muntu witaye kuri papa wanjye Petero ni Lewis, kuri ubu akaba amukesha ubuzima. Mpitamo kumwizera kuko nta kindi byasabaga ngo mwizere birenze aho ngaho. Nuko ako kanya ahubwo nibuka amagambo Emery yambwiye ubwo duherukana guhura, ngo ntabwo azi ibintu byamubayeho mu myaka 4 ishize, bityo akaba akeneye ko mubohora umutima we. Mbibajije Penina ambwira ko nabyo bijyanye n'ibyo ari kumbwira, bityo nihangane kandi ngendere kuri gahunda itunganye, nze kwibuka ko Petero ni Lewis atigeze akundwa n'abantu baturuka ku migabane y'aho turi ndetse n'iyo pe. Bityo ikosa ryose nakora rishobora gushyira akadomo ku buzima bwe, banamenya ko ndi umwana we nanjye bikambana iherezo ribi. Ako kanya Penina yamaze kumbwira gutyo aba aribwo mbitekerezaho, maze kubyumva musubiza murahirira ko ibyo byose ngiye kubyitondera. Ambwira ko ndi umwana mwiza ndamushimira. Ibyo biganiro biza kutugeza mu rugo kwa Penina hamwe twasohokeye bwa mbere. Tuhageze dusanga hari imodoka iparitse ku gipangu. Penina ahita ambwira ko ari Ave Maria wari udutegerereje kuva kare hose. Ako kanya twamugezeho nta byo gutinda twinjira mu gipangu. Tudatinze mu modoka kubera amatsiko nari mfite, duhita twinjira mu ruganiriro. Ave Maria nsaba ko namutega amatwi. Penina abanza kutuzanira ibyo kunywa bidasembuye. Hashize akanya tubwira ko kubera ko ibyo Ave Maria agiye kumbwira we asanzwe abizi, bityo agiye gutegura amafunguro yo ku mugoroba, anitegura gutaha iwe aho aba bizwi neza, kuko urwo rugo turimo nonaha ari urwo njye n'umukunzi wanjye tugenewe kubamo mu gihe cyose tugiye kumara muri Venise. Penina yamaze kumbwira gutyo ndatungurwa cyane, ariko ngiye kubitekerezaho Ave Maria ahita atanguranwa arambwira ati Landry, nzi neza ko ufite amatsiko y'ibyo ngiye kukubwira, kubera ko kuva kare hose bahoze babica ku ruhande, ndetse yewe ukibazaho naba mpuriye nuko nigeze gushimuta umukunzi wawe hanyuma nkamugarura muha misiyo mugomba gukora muri Ice House, akagaruka nta kintu na kimwe yabaye nubwo atarazi ibyamubayeho. Ariko byose wibaza muri aka kanya bibumbiye muri iyi nkuru ngufi kandi yumvikana ngiye kukubwira. Amazina yanjye nitwa Ave Maria. Njya kumenya ubwenge nakuze nsanga mbana na papa wanjye, ariko aho twari dutandukaniye n'abandi bantu nuko twe twari dutuye mu ishyamba. Nimvuga gutura mu ishyamba so kuvuga ko hari inzu twari dufite mu ishyamba,
ahubwo twari tubayeho nk'inyamaswa zo mu ishyamba, ku buryo ubuzima bwacu bwose twatundwaga n'ibyo mu ishyamba ndetse dutaha mu byatsi nk'inyamaswa. Ikirenze ibyo tukaba twarabanaga nazo zidukunda natwe tuzikunda cyane. Ngewe wari uzi ko nahavukiye aho hantu. Uko iminsi yakomezaga kwicuma, mu gukura kwanjye nakomezaga kujya mbona papa ajya ku ruhande akicarana n'imbwa yimufasha guhiga, akayikora ku gahanga maze akarira amarira ashoka ku matama ye, maze akavuga ati muryango wanjye wabaye iki, wavumwe n'iki kugira ngo ube umunyabyago. Agakomeza asubiramo ayo magambo cyane, ariko njye nkayoberwa ibyo ari byo. Nuko igihe kimwe nza kubaza papa ubusobanuro bw'ubuzima tubayemo, ansubiza ko mu gihe gito ngiye kwitegura akazajya kunyereka intandaro y'ubuzima tubayemo, ananyinjiza mu mutwe ameze nk'untegura mu mutwe kuzamenya itandukaniro ry'ubuzima turimo n'ubundi buzima abantu basanzwe babamo. Ako kanya papa yambwiye gutyo, mpita mubaza niba ku isi haba abandi bantu. Nuko ahita mbaza ati none se Ave Maria, wabwiwe n'iki ko aha turi ari ku isi? Wabwiwe n'iki ko twitwa abantu? Byose nuko nyine ariyo mazina yacu n'aho dutuye, kuko iyo mbishaka nari kukubwira ko turi inyamaswa, aho dutuye akaba ari mu kuzimu cyangwa se mu mwobo. Ariko nakureze nk'abandi bana basanzwe, ndetse nkurera nk'umuntu kugira ngo nugera mu isi nyasi uzamenye uko uyibamo. Nubwo icyo muzaba mutandukaniyeho gusa ari imigirire y'umubiri, kuko warezwe nk'indwanyi ndetse n'amarangamutima make. Ibindi ushaka kumbaza aba witegura uzabimbaza tugarutse hano mu rugo, tuvuye mu isi y'ubuzima twagakwiye kubamo, abandi barimo kubamo mu mwanya wacu. Maxi, papa wanjye yamaze kumbwira gutyo, mbyakira nk'uko abimbwiye, kuko nari nzi neza ko icyo ambwiye ngomba kucyumva gutyo. Niko yandeze nyine. Nuko hashize iminsi mike anzanira ibyo kwambara bitandukanye n'ibyo nambaraga muri iryo shyamba, ansaba ko tuva aho ngaho tukagenda. Bwa mbere ikintu cyantunguye ni ukubona abantu benshi cyane bahuriye hamwe bambaye nk'uko nanjye nambaye. Birantangaza cyane. Nk'umwana w'ishyamba ntangira kwibura, ubwonko bwanjye burazenguruka, nibaza uburyo hari abantu benshi bingana gutyo. Papa ahita ambwira kuko ndi kubona abo bantu ari bakeya cyane, kuko isi ari nini, bityo hari abantu bikubye inshuro amamiliyoni menshi cyane. Birumvikana kubera ko twabaga dufite umwanya uhagije mu ishyamba, kubara no gusoma nibyo papa yantoje cyane igihe kinini. Ambwira ko ibyo ngiye kubona ari byo birabisomo turaheraho nitugera mu rugo. Ntangira kumubwira ko aho hantu kuhaba ari byiza cyane, nubwo bibangamiye ubuzima bwanjye, kuko ntabasha kuba aho hantu. Birumvikana buriya umuntu ugiye mu mujyi avuye mu ishyamba biramugora, n'ugiye mu ishyamba avuye mu mujyi bikamugora cyane. Aho niho papa wanjye yahereye ambwira ko ibintu byose umuntu yabimenyera, ahubwo bisaba igihe gusa cyo kubyitoza. Yakomeje kugenda nsobanurira ibyo mbona, imihanda itandukanye niyo mu ishyamba, inzu n'amanyubako atandukanye, iby'abagore n'abagabo, abana n'uburyo bavuka. Bwa nyuma dusoreza ku nyubako ndende iri mu butaka bwagutse cyane, ku buryo ari hagari kuhazenguruka bigoye, ku rwego byasaba kumara iminsi 3 uhazenguruka ubutaruhuka. Maze papa arambwira ati mwana wanjye Ave Maria, ndagira ngo ibi bikugume mu mutwe, iyi nyubako yitwa Lewis Family. Ansaba kubisubiramo inshuro nyinshi cyane, gusa kubera ko mu mutwe wanjye bidasaba guhatiriza, ahubwo mfite ubwonko bufata ibintu bubonye bwose, photographic memory, byahise binjyamo. Feri ya mbere twagarutse iwacu, ikibazo cya mbere nabajije papa ni ukubaza impamvu tutabana na mama wanjye nk'uko yambwiye abandi bana babana nabo. Papa nsubiza ambwira ati mwana wanjye Ave Maria, mu buzima bwawe ikosa ryawe uzakora rizarimbura ubuzima bwawe ni ugushaka umugore mukabana, kubera ko iyo mubanye n'umugore uba uri kubana n'inkota izica ubuzima bwawe. Ahubwo wowe uzabyarane n'umukobwa, umwana namara kumenya ubwenge amuguhe umurere, ureke uwo mukobwa agenda akomeza ubuzima bwe. Uranyumva? Niba uri mu rujijo, reka nkubwire impamvu nshaka kuzabaho gutyo mwana wanjye. Maxi, papa wanjye namaze kumwikiriza atangira ambwira uburyo umuryango we ujya gusenyuka bwa mbere. Byahereye ku mugore wa sekuru witwa Robert, ari nawe washinze bya bikorwa byose yanyeretse bya Lewis. Ibyo umugore yumvise bidahagije aza kugambanira na papa we Toromeo Lewis, ari we papa wanjye n'abavandimwe banjye.
Buroni na Moriya utinya umugore utaragiriye impuhwe abana nkatwe ko twapfa, ariko itandukaniro riri aho ngaho nuko kuri iyi si ari njyewe umuntu rukumbi uzi ko ari umugore wagambaniye papa wanjye, mu gihe abandi bantu bose batuye ku isi bazi ko imbarutso y'urupfu rwa papa wanjye n'umuvandimwe wanjye Moriya ari umugabo witwa Makironi washakaga gufata ubutegetsi. Papa wanjye yakomeje ambwira ati mwana wanjye Ave Mariya, ariko ibyo siko bimeze, ahubwo uko bimeze buriya n'abagore nabo bararutanwa mu bwiza ndetse n'ubunyamaswa. Ubundi papa wanjye yari afite umukobwa bakundanye kera bigana mu mashuri yisumbuye, uwo mukobwa niwe baje kubyarana mukuru wanjye Buroni. Icyakora papa aza kumenya ko uwo mugore we mama wa Buroni amuca inyuma, aza kumwirukana ashaka undi mugore, mu kwibwira ko uwo mugore ari we Shyashya, niwe wagambaniye papa wacu nyuma y'uko atubyaye njye na murumuna wanjye Moriya. Akaba ari njye njyenyine wumvise ubugambanyi bwe, kuko niwe wahaye igitekerezo Makironi ngo aze kwicira abantu muri iriya nyubako nakweretse yo kwa Lewisi, mbyumva n'amatwi yanjye. Abwira Makironi ko yaza akica abantu bose maze we akamwijyanira akamugira umugore we, bikarangira mama wacu abaye umugore wa perezida. Icyakora Imana nakubwiye yo ihora ihoze, kuko urwo rugamba rw'intambara Makironi yashoye mu butaka bwacu byaje kurangira mama nawe abigendeyemo, aho njye na Moriya na Buroni batari bazi ibyabaye twatatanye, njye nkaza kwisanga nitsimbye mu ishyamba kubera ihungabana. Ariko kubera ko papa wacu Toromewo yari yaradutoje kwirwanaho aho tugeze hose, nikuyemo ubwoba nza gusanga kuba nibereye mu ishyamba ari byo byiza. Ariko impamvu yabinteye nuko natekereje ku kuba mama wanjye ari we wagambaniye papa n'umuryango wa Lewisi, nkibaza umugabo witwa Santusi wari usigaye uyoboye kampani yacu n'imitungo we icyo yakora ko ari ukuturimbura. Mpitamo kurinda ubuzima bwanjye, gusa nyuma maze gutuza nibwo naje gutangira kumenya amakuru y'abavandimwe banjye. Nza gusanga Moriya we yarapfuye kuko atigeze yongera kugaragara kuva icyo gihe, ahubwo mukuru wacu Buroni ari we ukiriho anayoboye imitungo y'umuryango wacu. Nkomeza gukurikiranira hafi kugira ngo nanjye nzagaruke mu muryango wacu. Gusa hashize imyaka nza gutungurwa nuko Buroni yazanye umugore. Nshatse amakuru nsanga uwo mukobwa yaramukuye ahantu hadasobanutse, kuko yamukuye ahantu hatuye abakobwa bicuruza. Mu gihe ndi gushaka kumenya amakuru neza nza gusanga uwo mukobwa witwa Sorina yarahaye Buroni ibintu runaka biyomuyobya ubwonko, ku buryo Buroni yari asigaye akora ibyo uwo mugore yifuza gusa. Kuva ubwo mpita nanga urunuka igitsina gore naho kiva kikagera, mpitamo kwikurikiranira hafi by'umuryango wa Lewisi byose ndi mu ishyamba. Nanajya mu mujyi ntihazagira umenya ko ari njyewe, kubera ko abantu bose bari bazi ko napfuye. Bya bindi bavuga ko umugore ari umwana wundi bakaba barabeshyeye umugabo. Biza kurangira Sorina yishe mukuru wacu, agahinda karanyica ntangira gupanga urugamba neza. Ariko nza gutekereza nsanga uburyo bwiza bwo kwihorera ari ukubyara umwana nkazamumushumuriza akaba ari we umukosora. Ariko ngira imbogamizi y'ukuntu nzabyara nta mugore. Nigira inama yo gutangira gushaka amafaranga ahagije muri kampani y'umuryango wanjye. Nigira umuntu ufite amakuru ku muryango maze nkajya nyakura ku mugabo wari warasimbuye mukuru wacu mu buriri akayampa. Maze kugwiza ayo nshaka, nkora gahunda n'umukobwa twumvikana ko azabyara akampa umwana. Uko akaba ariko wavutse mwana wanjye. Ntangira kugutoza ubuzima bw'ishyamba n'imirwanire. Ariko mu gihe umaze kugera ku myaka 21 numva ngo mu mitungo y'umuryango wacu habaye impinduka. Ntungurwa no kumva uwiyita Petroni Lewisi ngo niwe wafashe ubuyobozi. Mu kumwigaho koko nza gusanga ari umwana papa wanjye Buroni yari yarazigamye ku ruhande, yaramubyaranye n'umukobwa biganye. Ndishima cyane, ahubwo nkomeza kumukurikiranira hafi kugeza ubwo Petroni Lewisi yatangiye kubaka ibigwi. Nkumva ndatekanye ari nako nawe nkumenyereza iyi si. Kugeza uyu munsi ndi kwambara iyi myambaro y'urugamba, ngiye gufasha umwana wa mukuru wanjye Petroni Lewisi ku rugamba rwo kubohoza igihugu cyacu kiri mu maboko mabi. Ariko impamvu ngiye kuri urwo rugamba no kugira ngo nihorere, kubera ko Perezida Makironi nubwo Petroni Lewisi agiye kumufasha kurwanya abashaka kumuhirika ku butegetsi, ariko nimbona icyoho ndamwihoreraho muziza papa wanjye Toromewo ndetse n'umuvandimwe wanjye Moriya yishe. Bityo mwana wanjye Ave Mariya, nindamuka ntagarutse uzansigarire mu mwanya,
ukurikirane Peteroni Lewis n'umwana we w'imfura Landry, uzakora ibishoboka byose umuryango usubire ku murongo, ube nk'umucakara mu muryango wacu, uretse umuryango wa hafi wa Peteroni Lewis ari we uyobora. Ariko mbere ya byose hari ikintu nakubwira kandi ugomba kwitaho. Umugore ni mubi cyane mu buzima bw'umugabo, kubera ko mu gihe kidatinze nkurikije umubano umugore wa Peteroni Lewis ari gutangira kugirana n'abagabo bakomeye muri iki gihugu, mu mboni yanjye biri kunyereka ko ari irimbukiro rya Peteroni Lewis. Ariko niba atazi ubwenge akaba nta mateka y'inkomoko yacu azi, uzamureke apfe urwo apfuye. Wenda bizaha umwana we Landry kumenya ko kwirinda umugore ari kimwe mu bintu umugabo agomba kwitaho, nk'uko umugabo azinduka zikora akaraba akajya mu kazi. Bityo njyewe inshingano nguhaye ni ukumenya uriya mwana w'igitambambuga ukamureberera. Max, papa wanjye Gray Lewis yamaze kumbwira gutyo, ansezeraho ambwira ko turongera kubonana nitwongera kubonana. Sinabyemera ariko ndabimuhisha kuko nahise mukurikira atabizi. Ariko akinjira mu rugamba muri Ice House bahita bamurasa byihuse. Umujinya uranyica ariko kubera ukuntu yantoje ansaba kubihisha. Ako kanya Perezida Venice akimara gufata ubutegetsi atangira guhamagara abashaka kujya mu ngabo z'igihugu. Nitabira mu ba mbere dufata imyitozo idasanzwe, aho twahawe imyitozo ijyanye no gutata mu bihugu bikomeye. Nyuma y'imyaka 5 noherejwe gutata mu gihugu cya Yope. Icyakora njye na bagenzi banjye twaje gukora amakosa ntarakubwira kuko ari amabanga y'akazi. Batuvana Yope igitaraganya, badusubiza muri Kentrone, baduha igihano kibi cyane mu gihe kingana n'umwaka. Ariko iyo uri umusirikare uburi wenyine, baje guhita batwohereza muri Venezi gutata mu buryo bwa gisirikare dutanga amakuru. Iyo myaka yose nabaye nk'uwirengagiza inshingano papa wanjye Gray Lewis yari yarampaye zo kwita kuri Landry, cyane ko n'ubundi amakuru yavugaga ko yapfuye. Mpita mperaho gufata icyemezo cyo kubaha papa wanjye kutazashaka umugore, kubera ko n'urupfu rwa Peteroni umugore naketse ko ari we wabigizemo uruhare nk'uko papa yabimbwiye. Mpitamo kwibyarira umwana hanze ku mukobwa amurera imyaka 5 gusa, ubundi aramumpa. Umwana wanjye mpita mujyana kwiga i Yope kugira ngo yihutishe amasomo kuko yari umuhanga. Kuko ku mugabane wacu bisaba ko umwana yiga nta mwaka n'umwe asimbutse, ariko hanze iyo uri umuhanga kuko bateye imbere baragusimbutsa cyane bishoboka. Umwana wanjye nise Vivence amaze gusoza amashuri yisumbuye kandi ubona afite igihagararo kinini. Musubiza muri Kentrone ngo yigeyo kaminuza amenyera ubuzima bwaho. Nyuma bari bwo nza guhura na Penina anyiyambaza ambwira byose menyeraho ko burya nkiri umunyamahirwe kuko Landry Lewis akiri muzima. Ako kanya mufasha kuri misiyo yo gutuma Peteroni Lewis agera no muri Venezi. Bityo rero Max, ubutumwa nshaka kuguha n'ubu bukurikira bugabye mu bice bibiri. Icya mbere, njye na Penina twakuzanye n'umukunzi wawe kugira ngo tukwereke ko tugushyigikiye kukugira umukunzi mu buzima bwawe. Ariko ntabwo ku ruhande rwanjye bimfasheho na gatoya. Sinzi niba ukwiye kumugira kubera ko wenda ibihe byahindutse, ariko iteka uzahora uzirikana ububi bw'umugore, cyane ko urugero utarufatira kure ahubwo nyoko ari icyitegererezo. Ibyo ntabwo mbitinda, ahubwo ubutumwa bwa kabiri nshaka kuguha nuko aka kanya nubwo ndamaraso y'umuryango wa ba Lewis, ntabwo nshishikajwe n'ikintu na kimwe muri ibyo. Ikinshishikaje ni wowe, kuko ni wowe rukumbi uzasubiza iby'umuryango wa Lewis ku murongo. Kuko nk'uko papa wanjye Gray Lewis yabimbwiye, Peteroni Lewis niwe wizize cyane ko yarazi amateka y'umuryango, cyane cyane iby'abagore bagiye bakorera abayobozi ba kampani y'umuryango wacu. Ikirenze ibyo, na mbere y'urupfu rwa mukuru wanjye Brony yabwiye umuhungu we Peteroni Lewis ko azitondera abagore kandi ari umugore wari ugiye kumwica. Bityo bya Peteroni Lewis ntabwo mbyitayeho na gatoya kuko niwe wizize, ari nayo mpamvu twatumye uza hano. Nabwo nibikunanira wibuke ko nakubwiye ko mfite umwana wanjye Vivence Lewis, nubwo izina rya Lewis ntararimuha, wiga muri kaminuza wigamo ya Global niba mutaramenyana ahubwo, kuko Penina ari we umurihira amashuri. Bityo njye ndi hano kugira ngo ntume aho ushaka, ujye umfata nk'umugaragu wawe, nzagutumikira.
Bwana Chairman, ndabasuhuje kandi nkomeje kubifuriza n'ibihe byiza mwebwe mukunda inkuru zacu tugenda tubagezaho. Mfashe aka kanya kugira ngo mbagezeho igitekerezo nagize ngikuye ku mahirwe uru rubuga rwa YouTube dukoresha yaduhaye. YouTube yatanze amahirwe yuko abakoresha urubuga rwabo bashobora gutera inkunga abo bakurikira ibikorwa byabo. Ari nayo mpamvu nanjye nifuje kubasangiza ubwo butumwa ngira nti uramutse ushaka kudutera inkunga ibikorwa nge n'itsinda dukora tubagezaho inkuru, wakoresha uburyo YouTube yashyizeho bwa membership bitewe naho uherereye. Urebye hano hasi, reba hano hasi urahabona ibuto ya join iri kumwe na subscribe. Unyuze rero kuri iyo buto ya join ushobora gukandaho maze ukadutera inkunga ku bushobozi bwawe bwose waba ufite. Aho iyo nkunga wemeye kudutera ijya kuri konti yacu kandi ikaba ari inkunga wemeye kujya udutera buri kwezi kugeza igihe wowe ubishakiye. Ikindi kandi bitewe naho uherereye ushaka kudutera inkunga nanone mu bundi buryo ariko ukaba utari kubona iyo buto ya join muri membership, ushobora kutuvugisha kuri WhatsApp yacu kuri nimero yacu iri hano hasi muri description, cyangwa se ukayidusaba muri comment tukayiguha ubundi tukavugana ukaba watugezaho wenda mu bundi buryo iyo nkunga waba ushatse kudutera. Uretse ibyo kandi mfashe uyu mwanya ngo mbashimire cyane uburyo mudukurikira. Turi mu bantu bakora cyane ariko tugakurikirwa n'umubare w'abantu bakeya kubera ko wenda tutaramenyekana cyane cyangwa se n'izindi mpamvu, ariko mwebwe mudushyigikira ntabwo twabura kubashimira uburyo musangiza n'abandi inkuru zacu cyangwa se n'uburyo muduha n'ibitekerezo, cyane cyane nk'abo tubana muri groupe ya WhatsApp. Ari nayo mpamvu natwe twiyemeje kuzibagezaho uko dushoboye. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri nge n'itsinda dukorana rwose twabitekerejeho neza tugira tuti turabakunda cyane.